Hey, comment les battre louer. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Oui. Seigneur pour ses enfants. Alléluia. Comment les battre louer. Amen. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Haleluya. Tambira Imana igitondo cyiza. Amen, amen, amen. Ye baba we ibyo wakoze. Jodi Haleluya. Aho wankuye ni kure mani. Yesu, aho wankuye ni kure shimwa. Pataluwe. Amen, 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 amen. Hey, hey, hey. Yeah. Amen, 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 amen. Na, 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 na. Seigneur Jésus. Yebaba we ibyo wankoreye Mana. Jodi Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Comment? Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Cheza, 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 cheza. Yeah! Tamba, tambira Yesu, tambira Yesu. Himbaza Imana, himbaza. Ye baba we, ibyo Yesu yakoze ni byinshi. Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Jésus. Te louer. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Nawe mbwira niki cyatuma udashima Yesu? Niki cyatuma utamuhimbaza? Aho Yesu yadukuye ni kure. Byonyine mu byaha hari habi. Rero bidutere gukunda Yesu no kubyuka tukamuhimbaza, tukamushyira hejuru. Umwami yubahwe, Imana ishimwe yaduhaye Yesu. Haleluya. Reka dusome Zaburi ya 59 umurongo wa 17 kugera ku wa 18. Imana ishimwe. Ariko njyeweho nzaririmba imbaraga zawe kuko wambereye igihome kirekire kinkingira. Mu gitondo nzaririmbisha imbabazi zawe ijwi rirenga n'ubuhungiro ku munsi w'amakuba yanjye. Ni wowe wambaraga yanjye we. Nzaririmbira ishimwe. Ni wowe wambaraga yanjye we, nzaririmbira ishimwe kuko Imana ariyo gihome kirekire kinkingira. Ni Imana imboneramo imbabazi. Umwami ashimwe. Ariko njyeweho nzaririmba imbaraga zawe. Hari imbaraga z'Imana wabonye, hari imbaraga z'Imana zagendanye nawe, hari imbaraga z'Imana zagukoreye imirimo itangaje, hari imbaraga z'Imana wabonye iz'abantu zabuze, hari imbaraga z'Imana twabonye iz'ibihe byabuze, hari imbaraga z'Imana twabonye iz'amafaranga zabuze, hari imbaraga z'Imana twabonye yewe imbaraga zabo twubakanye nabo zabuze, hari
hari imbaraga twabonye yewe banahari ariko Uwiteka akagaragaza imbaraga ze batanahari. Hari imbaraga twabonye ziruta iz'abana bacu, izo zose zigira aho zirangirira. Burya umuntu agira imbaraga mw'abantu, burya amafaranga agira imbaraga. Umuntu ashaka kuguha agafaranga akagatambika ahantu bigacamo. Imbaraga umuntu yakuvugira ahantu idosiye ikarya, ariko ibyo byose hari imbaraga zisumba ibyo. Hari aho amafaranga atarenga, hari aho abantu batarenga, hari aho ibihe bitarenga, hari aho inshuti zitarenga, hari aho abo tuziranye nabo bakomeye gukomera kwabo kutarenga, ariko imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Imbaraga z'Imana zidukura ku bisasiro by'uburwayi. Imbaraga z'Imana ziza zikarema inzira zitariho, zikarema abana mu nda. Nta muntu waguha urubyaro buriya ubimenye, nta muntu wagukura ku gisasiro cy'uburwayi Uwiteka atabyemeye. Reka ni byinshi imbaraga z'Imana zikora. Haleluya, 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 haleluya. Nta muntu waduha agakiza uretse imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Zivuga ngo umwuka wera niwe utwemeza iby'ibyaha byacu. Uvuga ngo imbaraga z'ibindi byose navuze mbere, amafaranga n'ibiki na bene wacu n'ibyo dutunze nabo turi kumwe, hari aho birangirira, ariko imbaraga z'Imana. Yohana Zaburi yavuze ngo ariko njyeweho nzaririmba imbaraga zawe. Hari imbaraga z'Imana twabonye, niyo mpamvu dukwiye gushyira hejuru tukaririmbira Imana, tukayishimira imbaraga zayo. Kuko wambereye igihome kirekire kinkingira. Imana igenda idukingira, igenda ishyiraho ibihome twihishamo, igenda ishyiraho twugama, igenda ishyiraho twihisha. Mu izina rya Yesu, ngo mu gitondo zinduka usenge, zinduka uririmbira Imana, zinduka mu gitondo, ngo mu gitondo nzaririmbisha imbabazi zawe ijwi rirenga. Haleluya. Imbabazi Imana itugirira, imbabazi z'Imana tukazibuka, ukuntu Imana yaduhaye Yesu, ukuntu Imana yatugiriye urukundo rukomeye, ikatubabarira, ikatwihanganira, igatanga umwana wayo. Haleluya, haleluya. Uwiteka akabidukorera kubw'urukundo rwe, kubw'imbabazi nyinshi yatugiriye zitagira ikiguzi. Kwihana ni ubuntu, ni ubuntu ntawe Yesu yishyuza ngo kugira ngo ibyaha bikuveho ngo gira oya. Ni ubuntu, niwe gitambo kizima cyatambwe rimwe rizima. Haleluya. Tugahabwa imbabazi, tukabona kubabarirwa biciye muri Kristo Yesu. Izi mbabazi rero mu gitondo tuzaririmbisha imbabazi z'Uwiteka ijwi rirenga. Duhanike dushimira Imana imbabazi zayo, duhanike ijwi turirimba ubuntu yatugiriye bitewe n'imbabazi twabonye. Ngo n'ubuhungiro ku munsi w'amakuba yawe yanjye. Imana itubera ubuhungiro ku munsi w'amakuba yacu. Imana itubera igihome ku munsi w'amakuba yacu. Twahungira ku bantu, twahungira, ariko duhungiye mu Mana, hahirwa abamuhungiraho bose. Niko Zaburi yavuze. Yatubereye ubuhungiro. Vugisha ukuri, nta hantu Imana yakubereye ubuhungiro byari bidukomeranye. Nta hantu Imana yakubereye ubuhungiro wari ubuze aho icyo ukora upfunda imitwe biyoberanye, ariko Imana ikaguhisha, ikaduhisha. Imana iraduhisha, tukayihungiramo ikaduhisha. Byaba bitaranakemuka kuntu Imana ibikora, itwuzuza amahoro. Byaba bitaranakemuka tukirindiriye amasezerano, itwuzuza umutuzo. Byaba bitaranakemuka tukirindiriye ikiri bukore, itwuzuza umunezero w'agakiza, itwuzuza umunezero. Twumva twizeye, twumva ibyiringiro, tukumva turakomeye. Ariko kuko twahisemo guhungira kuri mu makuba ducamo, iyo twemereye Imana ikatubera ubuhungiro, tugubwa neza. Uyu munsi turirimba imbaraga z'Imana. Uyu munsi twongere twibuke imbaraga z'Imana twabonye, bitume turirimba, tuzamure dushima imbabazi zayo. Kandi ikindi, Uwiteka atubera ubuhungiro. Uyu munsi nta handi ufite ho guhungira muri iyi minsi. Ubundi se twahungira he? Ko mbona iby'isi ari hatari, ari danje. Ubuhungiro busigaye ni mu Uwiteka honyine. Ngo n'ubuhungiro ku munsi w'amakuba yanjye. Ngo ni wowe
wa mbaraga yanjye we, Imana itubera imbaraga. Hahandi tubona imbaraga zishize akadusubizamo imbaraga. Hahandi wongera ubwira Imana niba wumva imbaraga zishize wongera umubwira gusubizemo imbaraga. Kandi niba wumva ukomeye umushimira izo mbaraga. Ngo nzaririmba ishimwe, uririmba ishimwe kuko Imana ariyo gihome kirekire kidukingira. Imana igenda idukingira, si rimwe si kabiri Imana idukingiye, kadukingira akaga, kadukingira amakuba. Uyu munsi Uwiteka dukingire, uyu munsi Uwiteka turinde, uyu munsi Uwiteka tubere aho twikinga mu izina rya Yesu. Ngo ni Imana mboneramo imbabazi, kandi Imana yongere itugirire imbabazi. Twihane twongere tugirirwe ubuntu, haleluya, bwo kubabarirwa mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagukunda Mana, haleluya. Imbaraga zawe twarazibonye Mana, niki cyatuma tutagushima? Ni kumuririmbyi yaririmbye, niki cyatuma tutagushyira hejuru? Niki cyatuma tutaguhimbaza? Ko twabonye imbaraga zawe Mwami, shimwa. Imbaraga zawe zinyeganyeza imisozi ikariduka. Imbaraga zawe twabonye abantu bashize, abantu bagiye bitakunda, abantu bateranye bikanga, amafaranga twayasizeho bikanga, ariko tubona imbaraga zawe ziritamure zirabikora, kuko watubereye igihome kirekire kidukingira. Wagiye udukingira akaga n'amakuba, udukingira ibyorezo, udukingira indwara, udukingira ababisha, uradukingira no mu byo tutamenye, uradukingira Mwami. Niyo mpamvu iki gitondo Mwami turirimba imbabazi zawe, izo mbabazi watugiriye, ubwo buntu butangaje, ubwo buntu bukomeye, ubwo buntu buhebuje watugiriye Mwami, ushimwe. Niyo mpamvu ijuru ryacu riririmba iki gitondo. Niki cyatubuza kugushima Mana, cyatubuza kukuramya, niki cyatubuza kuguhimbaza, niki cyatubuza gushyira izina ryawe hejuru, niki cyatubuza kukurambura amaboko tukaguha icyubahiro, ko imbaraga zawe zagendanye natwe, imbabazi zawe zatwomyeho umunsi ku munsi. Utubera ubuhungiro, amakuba ahagurutse watubereye ubuhungiro. Turagushimiye Mana iki gitondo, wumve ko tugushimye, wumve ko ngushimye Mana. Niwe mbaraga dufite, ugumye twuzuza imbaraga uyu munsi, ugumye utugirire neza. Mu mwuka wacu huzuremo imbaraga, mu mubiri wacu huzuremo imbaraga, mu izina rya Yesu. Reka amashimwe yuzure mu kanwa kacu. Dufite amashimwe y'ibyo wakoze, dufite amashimwe aho wadukuye, ntitukabyibagirwe. Tuye duhora tuzi imbere tugushime, tuguhimbaze Mana kubw'icyubahiro cyawe, kuko Uwiteka ari wowe gihome kirekire kidukingira. Uyu munsi utubere n'ubundi gihome kirekire kidukingira, aho turi bujye hose, aho turi bujye hose, aho turi buce hose, mu nzira zacu zose Mwami. Ugaragare wa munyembaraga we, ukora iby'imbaraga, uneshe, utsinde. Kandi Mwami imbabazi zawe zomatane natwe, zomatane na buri saha y'uyu munsi, zomatane n'ubuzima bwacu. Imbabazi zawe zomatane n'amazina yacu, imbabazi zawe zomatane n'ibirenge byacu n'amaboko yacu, imbabazi zawe zomatane n'iminwa yacu, imbabazi zawe zomatane na buri cyose cyacu, mu izina rya Yesu. Aho turi bujye hose, mu byo turi bukore, icyubahiro kibi cyawe. Urakoze Nyiringabo Imana, urakoze Mutware, urakoze Mwami, izina ryawe ryubahwe. Haleluya, amen. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Umunsi mwiza. Shalom.